turebe koko nimba ari ibya nyabyo cyane. Fungura turebe. Ese uramwizeye koko? Ntabwo burumva ufite, urumva atari nka babandi bagiye baguha yayandi uyabaha gutyo. Nanjye mfite ikibazo. Ese koko se kanze ndebe koko nimba ibyo mwavuganye na muganga. Gusa njye mbonye yanakwihamagariye hari igihe wenda ibyo yakubwiye ari ibya nyabyo. Kanze turebe ko utangiye kuyabona ngewe. amafaranga. Fungura ariko neza turebe, fungura turebe. Abadukwirikiye ni kuri Kigali News 150. Nkuko mubibona abantu inkuru zo tugomba kuzibahereza nkuko mudukurikirana, ariko akaba ari umuntu wari wamamagaye ngo hasinze ibintu muganga yamubwiye. Ese boss wiriwe umeze ute? Mukomere cyane. Amahoro. Mukomere cyane. Mumeze mute se ko ndeba noneho ko nta kibazo? Mwese muganga ngo mwavuganye biki? Muganga twavuganye yuko isaha atari bumamagare. Ubona niwe nimutegereje. Mwavuganye yuko ari niwe uri bukwihamagarire. Nese hari ikintu waba waramuhaye cyangwa nawe ni muri babandi nk'ababandi babatubuzi tujya twumva? Namuhaye 40 cyane. 40. Nese uburizeye neza yuko ari bubikore koko? Cyane yanyije bitangaza yuko nta kibazo agomba kubikora. Ukwiriye cyane. Ndabona unacuruza rwose. Urabona ko nta kibazo. Ndabona rwose nta kibazo. Ko ndeba se ibintu byashizemo byagenze gute? Ni ugucyo byangendekeye. Umuntu yafite amafaranga menshi cyane igezaho. Urabona ko ibintu byagenze aramye ngo umuntu azamuye 20 nanjye nize ntegereje. Ubu nizo yakwemereye. Muganga ahubwo aramuha. Muganga ni uguhamagaye. Halo. Ubu ni muganga. Umva. Urabona dore ibintu byasigaye kuntu bimeze. Nanjye niwe mutegereje izo saa iramye ngari bumumagara. Nese buramwizeye cyangwa ari kukubeshya nka bya bindi? Ndamwizeye cyane. Nitwe yamuhaye njye najye mwizeye, najye akatira ibitangaza agomba kunkorera. Ni wese uri kuguhamagara cyangwa reba niba ariwe? Halo. Mweze bite muganga? Mukomere cyane. Ahubwo najye nibyo nintegereje cyane ubwo. Nese ubwo ibintu yakubwiye nibyo koko ari bubikore? Ari umunyamakuru nahamagaye ngazabanza areba ibyanjye kuntu bimeze. Reka turebe koko nimba ari ibyanyabyo, nimba atari kukubeshya. Turebe nimba atari ubwo n'ubu byose nibyo wambwiye birahabira byose nabishizemo. Kirahari. Ni igiki se muri kuvugana? Numva muri kuvugana igikoresho yari yambwiye ngo agomba kuzana ngo akangukakiramo umutungo nanjye nkava mu bukene. Kizane nyine turebe niba koko ari ibyo atari ukukubeshya. Ahangaha nyine niho ucururiza. Mbese ko ndi kureba ibintu byashizemo noneho. Urabona byabara bimaze byose. Mbega ubwo baraguhamagara gukabohereza mpaka ashize cyane. Ndayifite. Inota yateguwe ni y'igihumbi. Ni ikarito wambwiye? Iyo ni ikarito. Vayo bikorere hanze n'abantu kuko biba biri bunyura ahantu hose n'abanyamahanga bose isi yose ikubone yuko koko uyu muganga ibintu ari kuvuga ari ibyanyabyo. Iyi ni ikarito. Kuramo kino kintu turimo tureba. Nyihuweho. Icyo se ni igiki kindi kirimo? Ni pe. Iyi ni ibintu uzana bikoresha yambyewe ndi. Gutungana no kwanya ababyeyi. Ese koko uburamwizeye koko ni ibyanyabyo? Cyane. Ngaho funga turebe da, ndabona hari bubu. Iyi note ni y'igihumbi ushyizemo. Igihumbi. Ubu koko urabyizeye koko ni ibyanyabyo cyangwa ari kukubeshya rwose? Natwe turebe. Funga koko abantu batukurikiye ni kuri Kigali News 150. Nkuko mubibona twebwe tugenda dushaka amakuru
uyu nguyu nawe yamamagaye rwose arambwira ngo hari umuganga ngo ibintu bye babimumazeho ngo ariko umuganga we yamubonye kuri YouTube aramwizeye, reka turebe koko nimba ibi bintu ari byo koko biri bukunde. Ese urumva ntabwo bufite muze? Oya nanjye ahubwo ibi nanjye reka ntiti naruka ndebe none sikavuze ibyo niko dukoreka nanjye ibyo dukora turebe. Reka nze nawe narangiza. Ndabona ushoje gufunga ukavugana na muganga wumve ayandi mabwiriza ari bukubwire. Ndabona ubu birakunda koko wa mugabo ngo nishimiye kwakira ubutunzi. Ndabona reka nze ndebe koko nimba uri buze koko. Arayituye, reka tuze turebe koko nimba urushyizeho ikiganza. Ubutunzi bwawe mu biganza byanjye. Ariko njye nabonye ushyiramo inoti imwe y'igihumbi. Nze ndebe koko nimba izo miliyoni 40 koko agiye kuzigura. Turebe nako tubyirebe. Turebe koko nimba ari ibyanyabyo cyane. Fungura turebe. Ese uramwizeye koko? Ntabwo burumva ufite, urumva atari nka babandi bagiye baguha yayandi uyabaha gutyo. Nanjye mfite ikibazo. Ese koko sibyo? Kanze ndebe koko nimba ibyo mwavuganye na muganga. Gusa njye mbonye yanakwihamagariye hari igihe wenda ibyo yakubwiye ari ibyanyabyo. Kanze turebe ko utangiye kuyabona ngewe. Amafaranga. Fungura ariko neza turebe, fungura turebe. Muganga. Umva nayabonye nayo. Fungura nyine turebe nimba arimo, turebe koko. Singaya. Dore ngaya amafaranga. None koko. Wewe nyine amafaranga. Fungura turebe koko nimba koko ibyo muganga yakubwiye ari ibyo. Yewe mu wa muganga ni uwanyawe pe. Dore ngubu abantu badukurikiye ni Kigali News 150. Mwese boss we nk'umuntu ufashe nk'aya mafaranga miliyoni 40 uriyumvamo ute ko ndeba butike yawe rero yarasize n'iki? Ubona ko ibintu bigiye gusubiramo ukajya gucuruza, ubona ko yasigaye imbaho gusa nawe ngira ngo uri kubireba. Ndi kubibona. None se umuntu ufashe nk'izi miliyoni nka 40 koko naki uwanguriye n'agafanta wenda ukamamo na 2 cyangwa ukamamo na 5 rwose yamera rwose. Nanjye ayangaya ndayanywa agafanta. Noneho rero ikireka nkubaza ikindi kibazo nka muganga wanyu nka nimero, nibura nka nimero waduha twajya tumuboneraho kugira ngo natwe isi yose iri kutubona nk'ubu ngubu, kugira ngo tuzajye dukusanya abantu bose babibone yuko koko uyu muganga yizewe. Na nimero ye waturusha ngo yiduhe tuzajye tuyimuha. Ariko agapapuro rigeze kunsigira akapapuro hariho nimero karebe nyine uzitubwire natwe abadukurikiye nabo bazibone. Iyi niyo nimero yaguhaye. Ndabona ari 079 36 61 63. Iyo niyo nimero ya muganga, umushaka wese yamubona. Abadukurikiye ni kuri cya kiganiro Kigali